Abasa mwibaze neza ko nari mbizi ko uyu munsi muri bukandeho. Erega turaziranye. Gusa mbahaye ikaze kuri Kigali Nation, aka nagasobanuye kagufi kandi gasobanutse. Elizabeth ni umugore mukuru ukora akazi k'ubwarimu ku kigo cy'ishuri cya Junior High School. Urebye umurongo w'akazi ke ushobora gutekereza ko ari umugore uzi inshingano ze akanita ku kazi ke, ariko ahubwo bitandukanye n'ibyo ngibyo kuko Elizabeth ni umuntu utereye aho ndetse ugira n'umushiha ku buryo igihe cyose ashihura abanyeshuri akanatuma barebera filime mu ishuri. Igihe cye kinini akimara yasinze cyangwa yanyweye ibindi biyobyabwenge. Intego yonyine agira mu buzima Elizabeth ni ugushyingiranwa n'umutipe ufite amafaranga akazayamurya. Mu magambo make ni umukuzi w'ibyinyo. Magingo ya Elizabeth aba ari gukundana n'umwana w'umukire ndetse ibintu bimeze neza kuri we ku buryo umunsi umwe muri bwa bujiji twavugaga yivanye ku kazi kuko avuga ko atagikeneye akazi. Gusa ageze mu rugo yasanze Sheri na mama we bamutegereje ndetse mu buryo bumutunguye Sheri we ntabwo agishaka gushyingiranwa nawe kubera ko aba yamaze kubona yuko nta kindi kintu kimugenza usibye amafaranga, kuko mu mezi menshi ashize aba yaramwibye amafaranga mu ikofi mu biro akiba n'amafaranga ya nyina akajya kwigurira ibintu bihenze. Elizabeth yagiye gusobanura kuko babibona atari byo. Ibi bintu rero bisiga Elizabeth mu ihurizo kuko usibye inzozi ze zo gushyingiranwa n'umukire wazipfuye ubu none aba ari n'umushomeri. Elizabeth atangiye gushaka akazi mu mezi akurikiraho, ariko kubera ko nta n'impano yindi yagiraga nta muntu wari kumuha akazi. Bwa nyuma yagabanyije ka gasuzuguro asubira muri cya kigo yigishagaho cya Junior High School. Umunsi wa mbere akihagera yahuye n'umwanzi we wa kera Amy Squirrel. Bombi bashyushyurana utugambo batukana ndetse aho ngaho bihita bigaragara yuko babangana bya hatari. Nyuma y'ibi ngibi Elizabeth yagiye mu ishuri azajya yigishamo, aho abanyeshuri bishimiye kongera kumubona, ariko we nta n'icyo babyitayeho ndetse uwo munsi nta n'ubwo abigisha ahubwo ahita atangira kwirira ibya mu gitondo. Aho ngaho abanyeshuri batangiye kubona ko bashaka kwiga isomo yahise abacana aka televiziyo ahubwo atuma birebera agafilme kitwa Stand and Deliver avuga yuko ngo kazabafasha kuzamura amanota. Uyu mwarimu wari kumuma kera we ayiwe. Mu kiruhuko cya saa sita Elizabeth yiyunze n'inshuti abafite yonyine muri icyo kigo yitwa Lynn, ubu ari n'umwarimu mugenzi we. Bombi baganira ku buzima bwabo. Elizabeth ahamubwiye ko ari gupanga kwibagisha amabere kugira ngo azabashe kugira ubwiza ndetse arebe ko yakurura umuntu w'umukire. Uyu yasaritswe n'amafaranga. Nyuma batwereka umwarimu wa gym mu ishuri witwa Russell, ndetse kuva Elizabeth yagaruka abamukunda bya hatari, ariko umukobwa ntabwo bamwishimira kubera ko aba buri kintu kimwe cyonyine akunda mu mutipe ari cy'amafaranga. Umunsi umwe umutipe w'ibuga yitwa Scott yaje mu ishuri nk'umwarimu uzajya usimbura, ndetse Elizabeth akimara kumenya ko afite agafaranga yatangiye kumwikururaho, ndetse umwanya yabashe guhura nawe yahise yivuga ndetse na making sure yuko avuga ko ari single. Muri ako kaganiro gato bagiranye, Scott nawe yarirekuye amubwira yuko amaze iminsi atandukanye na Sheri we, ndetse ajya no kumwereka ifoto ya Sheri we, ariko Elizabeth ayibonye ishyari ryaramwishe kubera ko uwo mukobwa afite amabere manini. Yahise atekereza ko Scott aba yikundira abakobwa bafite amabere manini, noneho ya ntego yo kujya kwibagisha ahita yihutisha. Mu mashusho akurikiraho Elizabeth yerekeza kwa muganga aho abashaka kuzuza fomu yo kuzibagisha, ariko akimara kubona ko bizatwara akayabo k'ibihumbi 9 ako kanya yahise arekera, kuko Elizabeth nubwo yavugaga nta n'amafaranga senkani yari afite kuri konti. Ndumva yari afite ubukene nk'ubwanjye. Ubwo abagomba gutegereza. Iryo joro yatangiye guhamagara abashuti bashaka ko bamuremera kugira ngo abone ukuntu yibagisha, gusa bose kubera ukuntu abagira imico mibi bahita bamukupa. Elizabeth abuze uko agira yasubiye kwa Sheri we amusaba ko agomba kwishyura ibihumbi 9, ariko umutipe nawe aramukata ahita anamukupa. Noneho umujinya uriyongera. Igitondo gikurikira mu ishuri Elizabeth aba ari kurya igihe nk'ibisanzwe. Umwe mu banyeshuri aramwegera akamubaza niba ashaka yuko imodoka yazozwa mu gikorwa ishuri yari riteguye cyo koza amamodoka, ndetse amubwira yuko babishimishije. Elizabeth udashaka kumva ayo magambo, acyumva yuko umwaka ushize bakuriye 6,000 muri icyo gikorwa, yahise noneho agira amatsiko yo kubyumva, ahubwo yatangiye kubaza umwarimu uhagarara icyo gikorwa. Iseseme mwica amenye yuko ari wa mwanzi we Amy. Nubwo ari mu tubazo, Elizabeth ntabwo yari bwiteshe ayo mahirwe. Ubwo yahise yerekeza mu biro by'umuyobozi w'ikigo atangira kukaranga akanyobwa. Igihe umugabo nawe yatangiraga kuyagara, Elizabeth yahise amusaba yuko ariyo yagira umuyobozi wa cya gikorwa aho kuba Amy, ndetse kubw'amahirwe undi yaremeye atabitekerejeho kabiri. Igitondo gikurikiraho Elizabeth yerekeje aho cya gikorwa kiri bubere yambaye utwenda tugufi koko. Ubwo atangira koza imodoka ari nako yimenaho amazi akaranga akanyobwa. Ibi bitungura abagore bose bari bari aho, ariko abagabo babishimiye ibyo bari kubona ku buryo hari n'umupolisi wagonze kubera kugotwa. Ubwo Elizabeth yatangiye gucoresha abagabo bari aho ngaho baka amafaranga y'umurengera, ababwira yuko ikigo gikeneye amafaranga menshi kugira ngo gifashe abanyeshuri gutanga ubumenyi, ndetse uwo mugambi aranakunda kuko umunsi ujya kurangira amaze kubona amafaranga 10,000 by'idolari. Ndetse Elizabeth atanga 5 mu kigo andi akayabika mu ibanga rikomeye. Amy waje gukemanga ibi bintu n'umujinya yahise ajya mu biro bya principal aho asanga umuyobozi ibereye muri toilette, ndetse nk'ibisanzwe yagize umujinya wo kuba bari kumubwira ibintu kandi ibereye mu bwiherero. Amy atangiye kuvuga ko Elizabeth ari kwiba amafaranga y'ikigo ndetse asaba yuko yahanwa, ariko umuyobozi avuga yuko nta kindi kintu yabikoraho atarabona ikimenyetso ko kimushinja. Umunsi ukurikiyeho ku ishuri habaye igikorwa cy'inama y'ababyeyi, ndetse nk'ibisanzwe ababyeyi benshi baba bateraniye mu ishuri rya Elizabeth kubera ko bose bababajwe n'ukuntu abana babo bigishwa.
bose batangira gusaba Elizabeth gusobanura impamvu atagirisha amasomo ahubwo agahora bashyiriramo za filime. Undi nawe mu kubasubiza, erega bavandi ntabwo mwigisha ukuntu nkora akazi, narababwiye. Nyuma inama irangiye, umugabo wari uhangayikishijwe n'uko umwana we ameze yegeye Elizabeth mu ibanga rikomeye amuhereza amadolari desa ngo kugira ngo azajye yita ku mwana we cyane. Ibi bintu bitabihereza igitekerezo cy'ubutubuzi n'umukobwa atangira kugenda areba ababyeyi bose umwe kuri umwe abaka amafaranga abasezeranye yuko abana babo bazabegera by'umwihariko, ku buryo biza kurangira Elizabeth ari kuburaho amafaranga 2,000 kugira ngo ajye kwibagisha amabere nk'uko yabipanze. Ku minsi y'icumi yakomeje kuba nyamwigendaho ntacyo yitayeho, atitaye ku banyeshuri, ndetse Elizabeth aza kwanga wa mwarimu wa Jim Russell gusa bajyana akantu k'ubushuti busanzwe. Ku rundi ruhande Amy nawe aba yatangiye gushaka ukuntu wa mutipe w'umukire yamuteta witwa Scott. Bombe baratangiye kuba inshuti bamarana umwanya munini, ibintu biba bisigaye bituma Elizabeth agira n'ishyari. Umunsi umwe yaje kubwirwa n'inshuti ye Lynn ko ishuri bagiye gukora amarushanwa hagati mu barimu, ndetse umwarimu uzatuma abanyeshuri be batsinda n'amanota menshi mu kizamini kiba kigiye kuza, akaba azatsindira amafaranga 5,000 by'idolari. Akibyumva yahise yemeza kuyatsindira. Noneho yiyemeza ko agiye gutangira kwigisha abanyeshuri, ndetse kuva umunsi ukurikiyeho yaje mu ishuri kare, ndetse atuma abanyeshuri bafungura ibitabo bariga. Ibintu byanabatunguye, ndetse uwo munsi anabahereza umukoro kugira ngo bajye bigira mu rugo. Noneho uwo munsi ntiyatuma n'umwe uvugana n'undi. Ibi ngibi bimara iminsi abanyeshuri ndetse banatangira gukora neza, gusa n'ubundi ibi ntabwo byari bihagije kugira ngo azatsinde rya rushanwa, kandi bari buraho iminsi mike cyane. Elizabeth ari gushaka ayo mafaranga 5,000 byihutirwa, yahise yanzura ko agiye kubikora mu buryo bwe. Iryo joro yambaye mu buryo bushotora amagabo, yerekeza mu biro bya Professor witwa Carl ushinzwe kuzategura ibibazo muri cya kizami. Ndetse uwo mugambi urakunda, uwo mutipe ahita atangira kuyagara, ndetse bikarangira amutwaye iwe. Igihe yerekeje mu buringa ajya gutegura aho bakorera bwombo, umukobwa nawe amushyira ibinini bisinziza mu kintu yanywaga. Nyuma Carl abinyweye byarangiye yikubise hasi, ndetse umukobwa nawe afatana n'amahirwe ahita yiba ibibazo byari buzabazwe abihereza abanyeshuri be. Icyumweru gikurikiraho ibyavuye muri rya suzuma byarasohotse, ndetse abanyeshuri be batsinda n'amanota ya mbere. Ibintu byatumye ahita atsindira amafaranga 5,000. Hamwe n'aya mafaranga noneho yari amaze kubona udufaranga duhagije tukujya kwibagisha. Bityo rero adataye umwanya yahise yerekeza ku bitaro, yahise yerekeza kwa muganga, noneho ajya gufata gahunda. Gusa umunsi ukurikiyeho aza guterwa umujinya no kumenya ko Scott abasigaye ateretana na Amy, ndetse baba bameze nk'abantu bari mu rukundo rwimbitse. Elizabeth byamuteye umujinya kubera ukuntu umugambi we uba wongeye ukadobywa n'umwanzi we wa kera nk'uko byabimeze n'ubundi kera. Gusa nawe yanga kuva ku bintu. Icyumweru gikurikiraho ishuri bari rigomba gutwara abanyeshuri bose mu rugendo rwo gutembera, ndetse umuntu ugomba kuba bishinzwe aba ari Scott na Amy. Yafashe ibintu by'imiti aragenda bishyira muri pome, ubundi ayisiga kwimeza Amy kubera ukuntu abizwi n'umukobwa akunda za pome. Ndetse nk'ibisanzwe Amy yaraje ahita apfa kurumaho atanabaje ahantu yaturutse. Inda zibaho pe. Ubwo mu ijoro isura ye yajemo ibintu by'imituku byareje byatewe n'aya miti, ndetse kubera ubwo kugira ngo adakwirakwiza ibyo bintu yanduye, umuyobozi w'ishuri yahise ashyiraho Elizabeth nk'umusimbura muri rwa rugendo. Amashusho akurikiraho Elizabeth yafatiranye amahirwe, noneho abasha kwegerana na Scott, ndetse mu ijoro birangira bakoze na bwomba mu ibanga rikomeye. Batwereka ahandi Amy warishwe n'ishyari yatangiye kureba utumenyetso kugira ngo azirukanishe Elizabeth muri iryo shuri. Yagiye mu ishuri rye atangira kureba ibintu biba biri muri tiriwari, ariko tiriwari nyinshi ziba zifunze, bityo Amy akahita ahindura imeza ye n'iya Elizabeth. Noneho akabwira umunyamwanda kumena za tiriwari ngo arebe ibirimo, ndetse kubw'amahirwe yahise avumbura bya bibazo Elizabeth aba yaribye wa mugabo utegura ibizamini witwa Carl. Nyuma y'ibi ngibi Amy yahise ajya mu biro bya principal amubwira ibyo yabonye byose n'uburyo Elizabeth aba yaratuye agatuma abanyeshuri be batsinda kandi ibibazo yabyibye. Iki gihe noneho umuyobozi yaramwumvise, ariko avuga yuko bashobora kwirukana Elizabeth ari uko wa mutipe utegura ibibazo Carl yemeye ko ibyo ngibyo byabaye. Bityo uwo munsi Amy yagiye gutonganya Carl mu biro bye, anamutera ubwoba amusaba kwemera ibyo byose, ndetse aranamuburira yuko natabikora azashyira hanze ibintu byose ajya akora mu ibanga rikomeye. Umutipe utarabishaka ariko byarangiye yemeye. Tugiye hirya muri rwa rugendo, Elizabeth bari kugira ibihe byiza n'abanyeshuri, ku buryo yanafashije umwe mu bana banyuzugwaga amuhereza utiye kugira ngo agaragare nk'umuntu utwika nawe. Igihe Russell yabibonaga byaramushimishije, atangira gushimira Elizabeth kuko aba yitaye ku banyeshuri, ariko abarimu b'iki kigo bose ko numva badashobotse, ariko ubwo yari kumutaka ko ari na mwiza. Niki ikiganiro cyabo cy'urukundo cyaje kurogowa na Amy wayisuza, atangira kwanga Elizabeth ko ari bumufungisha bidatinze. Akimara kubyumva Elizabeth yahise yumva ko bya ipapuro y'ibyo byamaze kubonwa, ubwo ahita azana undi mugambi. Noneho bakigera mu rugo yahise yishyura umutipe w'abana kugira ngo amutwarire agapfunyika kuri Carl, ndetse Carl yakiye ka gapfunyika yaragafunguye asangamo amafoto yambaye ubusa Elizabeth yamufoto yamaze gusinzira. Ubwo umukobwa yatangiye kumusaba kujya kwemera ibintu bitari byo kugira ngo ayo mafoto nawe azayakomeza yabitari ibanga. Ibi bintu byashyize Carl muri situation mbi kuko abakobwa uko ari bombi bose bamuteraga ubwoba. Gusa nyuma yo kubitekerezaho byarangiye yemeye ibya Elizabeth, ndetse aragenda abeshya ko batigeze bahura na rimwe.
Ako kanya Elizabeth nawe yegeye imbere atangira kuvuga yuko mu kigo cyabo haba harimo umwarimu uri gukoresha ibiyobyabwenge. Aho ngaho bihita bigaragara yuko Emi aba yaragiye agahindura itabure kandi we ataraburaga ibiyobyabwenge. Uko mu gihe Emi yaragiye areba muri za tiruwari zo hejuru, izo hasi ntabwo barazifunguye kandi zo zirimo ibiyobyabwenge byinshi, kandi nawe mubwe nta makuru afite ikintu kirimo. Ndetse kubera ibintu Elizabeth abatangaje, abapolisi benshi baje ku ishuri batangira gushakashaka ku ishuri igihe bageze kuri ya meza ya Emi bya biyobyabwenge kuko byarabonywe, ndetse ako kanya yahita yihutanwa gufungwa. Ibi ngibi byahise bishyira iherezo ku ntambara y'aba bombi, ndetse amashusho arangira Scott ajya kureba Elizabeth akamusaba ko basohokana, amubwira ukuntu abasigaye amukunda. Gusa bitunguranye umukobwa aramwanga, amubwira yuko amaze kugira undi muntu yikundira mu buzima w'umunyabwenge umwitaho kandi w'ibogara. Ubwo ajya kureba Russell aramusoma pe. Byahise bigaragara ko batangira urugendo rw'umubano wabo. Elizabeth yahise arekana za gahunda zo kujya kwibagisha amabere kubera ko yahise abona yuko atagikeneye gukurura n'ubundi umutipe w'umukire. Ndetse filime irangira Elizabeth ari gusezeranya yuko agiye kuba umwarimu w'icyitegererezo ndetse akazafasha abanyeshuri be gutsinda n'amanota ya mbere. Agafilme kacu ntaho karangiriye, tubashimiye ko mwagakurikira. Njye na Regis Grammatical, like, share na comment. Ni inkuru ikomeye kuri channel. Until next time, peace.